Ari baratega kemera gafata ivatiri taxi vatiri kamugeza kuri Muhazi. Mwebwe muragenda mugashaka filime za make, wajya muri restaurant ukarya ibya make, wajya kuryama ukodesha inzu ya make ibirenge bigasohoka munsi y'urugi. Bamwe hari n'abanuka ibirenge imbwa zigakurura zikirukangana. Lone Survivor, based on a true story. Iyi filime tugiye kureba ni ibintu byabaye n'ukuri. Byahagarariye ku nkuru y'ukuri byabaye. Mwongere muhakane. Hey, nubona bantu bakuru mureke mbabwiza ukuri. Nimubona je wiyanga nyiri kubabwira mbabwira ko twaciye mu gikomando, twaciye mu itanura rya kumuriro. Ngo iki haruhakanye urakapfa. Yes. Hey, nubona umuntu mugenzi utamuzi ukabona afite ukuntu yambaye bidasanzwe, nushaka kujya umwubaha. Abagabo baba baraciye kure. Filime ugiye kuyireba uraza kumbwira. Iswe Lone Survivor. Survivor ni nk'uwacitse ku icumu ku filime itangiye. Niyo mpamvu nakubwira gubonye umusirikare aho ari, akakubwira ko yarwanya aho barwanya abandi bagenzi be bahasigaye. Nushaka nukajya wakana byinshi. Apache. Ndege yitwa Apache. Hari rimwe na rimwe igihe biba ngombwa iyo uri umusirikare uri ku rugamba ugasunika ubuzima mu buryo undi muntu kwisa adashobora kuba yabyemera. You push harder than anyone can think is possible. Yusuri yasunitse ubuzima arimo ararwana no kubaho. Za serum nguwo indege yaparitse nta wundi bazanye umwe gusa, bivuga ngo abandi sinzi uko byagenze. Twagiye ku rugamba tugomba kurwana mu rwego rwo hejuru, ahantu hatashoboraga kuba undi muntu yakwihanganira, hasakuza kandi hijimye kandi dusa naho uri wenyine ku isi, usa nkaho ugiye gupfa uri wenyine. Nuko dutangiye tubwira, barakwereka iminsi 3 mbere y'uko ibyo byose biba. Bagram Air Base. Bagram ni ibirindiro bya gisirikare n'iby'abanyamerika biba muri Afghanistan. Gusa nanone ibingibi ni by'indege, ni Air Base. Mwumve haraza kuba kugenda iri joro. Inshingano z'iyi misiyo ni ukujya kwica umugabo witwa Ahmed Shah. Catch or kill Ahmed Shah. Kumufata ari muzima cyangwa kamwica. Ni senior Taliban commander, niwe mukomando w'abatalibani wo ku rwego rwo hejuru. Bavuze ikipe y'abantu bagiye kugenda n'uburyo bagiye kujyayo, ndetse n'ikipe iri tayari kujya kubafasha. Bagiye gufata umugabo witwa Ahmed Shah cyangwa se bamwice. Mwibuke neza ni iminsi 3 mbere ko wa muntu agaruka asa nawe ari umupfu, n'umwe muri aba ngaba bari bagiye, abandi sinzi abo bazimiriye. Turabibona muri iyi filime. No kujya gufata icyebe cyitwa nde Ahmed Shah, kwitwa Terek mugenzi we. Ukuvuga ni ibyebe bibiri biherekezwa ariko n'ibindi bya bodyguard byabyo. Bagiye kubifata ni bake cyane kubera gukorana n'abanyamerika. Abanyamerika barapanga kujya gutera ibigabo. Ibigabo biracyamara abaturage. Zari ziherekeje nazo zicaho, babasigaho umwana arira nyina ntiyumve. Aho umwana arira bene wabo ntibabimenye. Bambaye za night vision, ibyo bintu byambaye nijoro ubuna reba. Dore ariko ubureba ibintu by'icyatsi kibisi. Ureba kuri ariko 01 radio turayisuzuma over, radio check 1 2 microphone over. Commandos bari ku gasozi. Afghanistan ni igihugu kigizwe n'imisozi cyane cyane hafi mu burasirazuba bwacyo, aho jyana imbibi na Pakistan. Iryo joro nta kuryama, bagabasaga n'abagenda amazuba rigiye kurasira baresiraho. Sinzi ko baruhutse katurore gucerera. Sibye ko nta mukomando uryama, niyo aryamye abandi babahagaze. Hari igihe usanga umukomando ahagaze kandi asinziriye. Utalibani wateye ubwoba abanyamerika kugeza uyu munsi baracyamuririmba. Bageze ahantu itumanaho ryabo risa naho rigenda ricikagurika, kandi baracyakomeza amayira berekeramo indani. Indege zabasize kure, ntabwo ari ukugenda zikakugeza kandi aho uri buhure na duduye abimenya kare. Indi kipe yafashe inzira yagomba kubarindira kuri ibyo birindiro biri hafi isubira kuri Bagram. Isa yose babahamagaye no kuva bakaza gutabara. Itumanaho ntabwo ririmo kugenda neza, gusa barabizeye. Bizeye ko bakomeye nk'ibyuma, bakaba bafunze bukwasi. N'abatalibani ko ariko nabari abagabo katurore. Ubundi baca umugani ngo akagabo gato nujya kugasuzugura jya ugasuzugura kari hakurya y'uruzi katarambuka. Akana gatangaza mwaruzi ko duhise tugera ku ndaya tutari twajya kure. Bahise banakibona batiriwe babanda gushakisha. Sinzi icyo mbonye. Talibani zaramenyereye hano ni iwabo. Misozi barayimenyereye, mashyamba barayazi. Mujandi, Karame Mujandi, ngwino twerekereyo. Ugenda usutamye over. Sasu kuryo uhagaze riba ribi. Abatalibani bavuga ko bafite imbunda zirimo amasasa arwaza kanseri. Sutama ariko jabo birukankanye bakaba bamenya naho baca. Yaraye bigenda bimwe bikubita n'ubusingizi ku manywa y'ihangu. Sinazanye n'ibigwarira. Nta rusasu rurakoma. Komeza gucunga imbere mbona ikintu gisa ni. Yumva ibintu hakurya birimo abandi basinziriye abasenzi. Bare bagenda. None nabarakanguka makasi. Wewe nabwo bwaje berekeraho disi. Intehene zahari abazambika n'inzogera. Bajya n'imbwa z'abahigi. Bazamutse berekera neza abanyamerika bari. Umwanda wera. Holy shit.
ibisinzi byari byo bamubonanye ikintu kimeze nk'icyombo ku rundi ruhande gifite amabuto wajya ni telefone ngiye guhamagaza umurongo utari muzima muzereba hasi bahamagaza telefone ya wa musaza imeze nk'icyombo nayo niza telefone zikorana na za satellite uyu no mwanda dufite umukasiro undi ati there is no case it's just Afghanistan Park 01 ratwumva ndavugira ku murongo utari muzima ndashaka kuvugana na CEO commander in chief hamagara kuri background muno naho ngababwire ko dushaka ko tuvugana Mike Mafi uranyumva uyu murongo bite byawo sasa Mafi yahamagaye ku murongo utagomba guhamagarwa abakomanda nago bajya bavugana ku matelefoni yari bya operation ni kuri radio zabo hakurya bategereje ko mu masaha 3 bahamagarwa bakavuga ko barangije akazi mu masaha 3 baramutse badahamagaye bari barakomeza bategereje gusa baraba standby mu masaha 3 ushaka nimero umuriro washizemo kare muri telefone icyo mbona dufite amahita matatu tubareke bagende dusubira inyuma tubure mu gice cy'isaha mu minota 30 tube tumaze kubura muri hano hantu batakongera kwa tubona icya kabiri tubahambire tuburane nabo tubavane hano iyi niyo myanzuro ikomera y'abakomando bagiye mu rugamba waragiza ahura nayo uranyibuka twariganye ngo utuye kwa murokore uruvuga iki mujye muva ku basirikare mister nye nabavuye bagikata imigozi yabo gutya bari baramanuka mu batalibani aba nabo barazamuka ku musozi hejuru niho bari bufatire rezo barahamagara iwabo nta kindi barazamuka kuri peak afande niyo mwanzuro afashe bamanutse hasi aba nabo barazamuka bagomba kujya gasozi hejuru kuri peak niho honyine bashobora kubona itumanaho rihamagara bavuga naho bari indege ikabakura bakitahira dore rwa rwana rutatangira speed dore wa mwana nabwira executive tunabwira gitifu umurenge sinjya no ku kagari sinjya ku kagari dore wa mwana mu mabuye dore wa mwana uyu mwana asa n'uwatorejwe mu mabuye aba nabo barazamuka ku musozi hejuru ngo bagiye gushaka itumanaho bagiye gushaka pika ahanira turore dukoze ibintu bifatika ntabwo twakabaye twica bari abantu nuko nirezo hano ntabwo ifate bagomba kongera kuzamuka babanje kuruhuka mu bazamutse cyane rebye mu biti bonye ikintu tugiye kujya kureba niba hari ikibazo gihari turagaruka minota 2 kugarutse mu munota umwe umwako ni mukuru ni nyatsimpa akazi nabonye nyecuru arebye neza akizeho imbunda ifiteho kabayino cyura kamwe ka target warimo kubwira mutanze kubona mu biti ahubwo nyatiri hejuru hakurya mu musozi ni mukunda gatogo mugiye kurya melange ni mukunda inyungu murazinjiye tayari biri misozi barimo radio zahagaze kare ntabwo zirimo gukora nta rezo zihari nta munara wa butiyeni nta munara wa pigu hari bivuga ngo na radio yari yose gupfa gukurura hano hantu birakomeye bahita remote area bavuga ngo iburyo kumbe hari manga idasanzwe nabwo ntabwo bwakoze amakosa bwarabahiritse mpaka filimi nakubwiye filimi iraho ese bavuga ngo twerekere iburyo nta kibazo kiriyo dore icyo basanze imbere nawe abagenga barya neza shahu byose biracyari bizima mujya kwiyahuza utujumba nta tujumba dukomeza imifupa hano bawavunaguritse havuga abakomando nawe ukaza ngo range ndi korodo face uvuganira ibiki korodo face biki turi bagabo bo kubarwa bajya kurwanira habi kugira mwe musinzire mwuka pamwe warangiza akubitana n'umusirikare yiviri gahanga ntuzavuye umuriro wakaga ati muraho mwabasivile mwe bahiganga twari duturanye ntukanyita umusivile ubu tari wese nyakupfa buri iki batangiye gushakisha abagenzi babo baciye bandos on duty dore abasirikare inshingano zabo imisozi iteye ubwoba ihuza Pakistan na Afghanistan niyo misozi bama batalibani ni naho hantu bari baraburiye Bin Laden batari bamenya ngo ko ari muri Pakistan havuga abakomando nawe ukaza ngo range ndi korodo face uvuganira ibiki korodo face biki turi bagabo bo kubarwa bajya kurwanira habi kugira mwe musinzire mwuka pamwe warangiza akubitana n'umusirikare yiviri gahanga ntuzavuye umuriro wakaga ati muraho mwabasivile mwe bahiganga twari duturanye ntukanyita umusivile ubu tari wese nyakupfa buri iki batangiye gushakisha abagenzi babo baciye bandos on duty dore abasirikare inshingano zabo imisozi iteye ubwoba ihuza Pakistan na Afghanistan niyo misozi bama batalibani ni naho hantu bari baraburiye Bin Laden batari bamenya ngo ko ari muri Pakistan we are moving down barangiza ukazahura n'umukomando ngo ndakuzi muzihe mukapfa mwe mubazi abakomando mubazi buri byo bacamo
yakubwira ngo genda umukomando ngo nsani twari duturanye kuri paruwase wo kapfa we barabagabo aremera kiyahura aho kwicwa n'urusasu wapfa parikingi ari y'umutwe komedi y'icya kigabo bashaka Ahmed Shah uwo mugabo uri cyumwe ngo yica abanyamerika 20 niyo mpamvu bashaka kumurangiza ka magazine yasaga n'asigaranye nibo bonyine bashobora kumukavaringa akajya hariya hejuru agahamagara kuri telefone ahamagarira ni wageze gusa ari ku karubanda ntabwo yabitayeho icyo yashaka ni telefone ariko yakiza abagenzi bad forward operating base biriro byari bibari hafi nta kindi bakoze telefone yihamagaye birashoboka ko bashobora gukurura bakamenya ahantu telefone ihamagariye bamenya ahantu telefone ihamagariye indege zahagurutse ari ebyiri immediate air support ntabwo ari uguhaguruka ari ebyiri gusa bad forward operating base no bahagurukiye sasa uguhaguruka kwabo na Apache bafite Apache ni za ndege z'indwanyi bwa budege bu Rwanda bumeze nka za migi bugenda bukanahindukira bwa rokobuteri bafashe zingizi zishinzwe gutwara abakomando batwara none abakomando bagiye gufasha bariye kuko nta ndege y'indwanyi bafite navuga abakomando nawe ukaza ngo range ndi kono the face uvuganira ibiki Koro do face biki turabagabo bo kubarwa bajya kurwanira habi kugira mwe musinzire mwuka pamwe warangiza akubitana n'umusirikare yiviri gahanga ntuzavuye umuriro wakaga ati muraho mwabasivile mwe bahiganga twari duturanye ntukanyita umusivile ubu tari wese nyakupfa buri iki batanye gushakisha abagenzi babo baciye bandos on duty dara basirikare inshingano zabo misozi iteye ubwoba ihuza Pakistan na Afghanistan niyo misozi bama batalibani ni naho hano bari baraburiye Bin Laden batari bamenya ngo ko ari muri Pakistan abatalibani muri Afghanistan nabo bagira ikibazo cyabo bajya bahangana n'abandi bitwa ba mujahidin kandi abo nabo bose nabidini imwe gusa abatalibani banga icyitwa umukafiri w'umunyamerika nuri mukafiri wese maze iyi ntambara igiye kuba hagati y'abanyafghanistan ba mujahidin n'abatalibani ntibajya bumvikana kwegize Imana akabona ba mujahidin batambuka ngo nibo bonyine bapfa kumutabara zaremeye mugenzi yaraza abanyamerika bari afata ikibando cye bajya gushaka ubufasha gufasha umuntu umunsi rero nawe wafashije uzamenye ko utwaye ubugabo nicyo kiranga umugabo ntabwo ari ukuba ugenda n'intoryi wahinze mu murima gusa reka da ubugabo nuko ufite ikibazo umutabara uravuga uti ntwaye ubugabo kumba abatalibani bari barakurikirana amaraso ye yagiye aca bageze muri quartier batangira gutunganya abaturage dura abatalibani muri quartier hanyuma aka gafilime bagatuye abantu bose barwanye muri operation yitwaga Red Wings ngo amababa y'umutuku niko operation bari bayise bajya muri Afghanistan ikurikirana uyicikwe bantu bakuru abafite amafaranga mwicare muri ry'ubuzima rega yanga ndacyahari
ndahari wese samana ntago mbariye mwampawe kamurari n'ubusurira gusa ntawe ugenda n'amafaranga afatika